gice cy'ejo hatambutse nangwa se ejo hashize twari twasize Jesse ndetse na Isimbi bari barimo baganira. Isimbi yararimo abwira Jesse amubwira ati ariko se mukao kuva ryari usigaye ikundana na Logan? Ese Gayeri waba waramukatiye? None se waba ugiye kumureka? Inkuru yacu reka tuyitangire n'ubundi kuri aba bombi babiri. Isimbi akomeza kubaza Jesse akamubwira ati ariko se are you serious ko wowe na Logan mwaba muri mu rukundo? Nangwa Logan yaba ari kukubeshya? Uriya musore kuva tukiri abanyeshuri, kuva tukiga muri secondary, nta na rimwe yigeze gukunda, yewe yaranaguhungaga. Ese kano kanya wibagiwe ibyo yajyaga gukorera? Ese waba wibagiwe ko yajyaga kubwira ko akunda Krenia? None uyu munsi ngo muri mu rukundo, ako ubundi tukiri aho mwaje kujya mu rukundo gute? Mperuka Logan ntawe ugihari, yaje kugenda gutya turamubura. Amakuru akajya avuga yuko yaba arajyanye n'ababyeyi be, nta kuri ko ahantu ari twari dufite. Ese ubundi wowe mwaje kubonana gute? Ese waje kumubona ute? Ese uri sure neza ko wowe nawe muri mu rukundo? Jesse ati njyewe ndabizi neza Logan arankunda. Ikindi kandi ntago ndi kwicuza umwanzuro ndi gufata nonaha, umwanzuro wo kureka Gael nkaba nakundana na Logan na mahitamo yanjye. Erega nakunze Gael kuko nta yandi mahitamo nari mfite. Rero nta kindi kintu cyaba kibyihishe nyuma uretse kuba naramukundaga ngira ngo byibura ndebe ko nakwibagirwa Logan. Isimbi ati Jesse wimbeshya, imyaka ishize ni myinshi, wagiye mu rukundo n'abasore bagiye batandukanye. Nakubwira ngo Gayeri ni nk'uwa gatanu. None se hawe ukamuzi ko waba uri kumbwira ngo wagiye mu rukundo ugira ngo byibura urebe ko wenda ahari wakibagirwa Logan? Remember hashize imyaka myinshi, njye nawe turi inshuti, nta kintu n'iki na kimwe ujya umpisha, yewe nta n'ikintu cyawe n'iki na kimwe ntazi. So please wimbeshya ndakwinginze, ahubwo ukuri kubyihishe nyuma ni ukohe? Jesse ati nabo bose twagiye dukundana ntago nari mbitayeho, nta na gahunda yo kubitaho nari mfite, ahubwo just nabaga ngira ngo ndebe ko iminsi yicuma. Nagerageje gukunda abandi ngo ndebe byibura ko nakibagirwa Logan, ariko nubwo nabakundaga ntibyambuzaga kumutekereza. Isimbi ati none se icyizere cy'uko uzongera kumubona wagikuraga he? Ubundi se wari uzi ko azagukunda? Jesse ati nari mbizi ko byagenda rwose igihe kizagera Logan akangarukira akaba uwanjye. Nuko mama muko ngaho se mbwira mwabonanye gute rero? Ubundi se arahari? Jesse ati yes of course arahari, ari mu Rwanda. Ahubwo mbwira ngo inkuru, ibaze ko namubonye sha yaragarutse aje gushaka Krenia. Isimbi ati mbikubwira mbivuga, wowe uri kwikurura ku musore witekerereza undi mukobwa, urumva kuko Logan agufitiye umwanya? Jesse ati ariko Krenia nawe ukiriho yarapfuye. Isimbi ati ariko ayo ni amakuru wumva ntago ari ibintu wahamya. None se waramuzitse? Bakubajije ahantu imva ye iri nangwa se aho bamushyinguye wajya kuhatwereka? Uretse kuba twumva bivugwa gusa, hari n'umunsi n'umwe warumva bavuga ko mayiti ye bayibonye? Hari aho wari wumva bavuga ko ahangaha ariho bamubonye? Nangwa uretse kuba babivuga gusa
wigeze wumva bavuga ati mayiti ye twayibonye ngiyi turayizitse urabizi neza? Umva nkubwiza ukuri baby, ntugapfe kwizera ikintu utiboneye n'amaso yawe. Iteka ujye wizera ibyo wabonesheje amaso yawe, ntugapfe kugendera mu byo abandi bavuze. Sometimes biba ari ukuri, ariko nanone ikintu udafiteho amakuru ahagije ntukakizere, kuko rimwe na rimwe aba ari ikinyoma. None ushingira hehe wumva yuko Krenia yaba atakiriho? Ese uramutse wisanze akirihora? Sinzi impamvu ngiye mba numva uyu mwana w'umukobwa atarapfuye. Yego yarastrugglinze, yanyuze mu bibi byinshi, yahuye n'ubuzima butari bwiza. Rimwe na rimwe ngenda najyaga mugirira n'impuhwe, nkumva nanamufasha, ariko kuko wamwangaga kandi twari inshuti, nkabona nshobora kuba nakiteranya nawe. Gusa njye mpamanya n'umutima wanjye ko Krenia ashobora kuba akiriho. Yego wenda ashobora kuba yaragiye asigaye yaba ku muhanda, nta hantu afite abarizwa, nyine wenda yarabaye mayibobo yo ku muhanda. Ariko ikintu nakubwira, ubuzima wenda niho bwamwerekeje. Gusa ndahamya neza ko ntago njye nkurura ko yapfuye. Uriya mwana yari umuhanga, uriya mwana yari afite igikundiro. Kimwe nuko yaba yaranahuye n'abagira neza, bakaba baramutwaye bakamugirira neza. Jesse atari kwa isi, gabanya ibisazi bana. Ese usigaye unywa ibitabi? Usigaye unywa n'inzoga? Isimba ati yes, inzoga zo ndazinywa, ariko sinjya mfata itabi. Nawe urabizi, mu bintu tujya dukinisha tujya tunywa ibyo bintu. Ndati none se ndi kunywa akaba ari wowe usinda? Isimba ati ntago nasinze, kandi ikindi niyo naba nasinze ntaba ndi gusinda ukuri, nangwa se ndi gusinda ibyo ndi gutekereza. Erega umuntu ntasinda icyo yanyoye, asinda ikimurimo. Rero ndi gusinda ukuri kundimo. Wicara ubizi, mu gihe utarabona ahantu bamushyinguye, menya ko Krenia ashobora kuba akiriho. Njye ntago nakwizera ko yaba atakiriho. Ibyo rero binde ntago njye mbizi, yewe sinkeneye no kubimenya. Jesse ati ese mbabarira ntunyicira umunsi, ntunkure muri mood uri kugarura Krenia. Isimba atari kureka nkubwiza ukuri guhari. Ese utekereza ko Rogana azakomeza kukwitaho umunsi yabonye Krenia? Jesse ati uko byaba bimeze kose, uko byaba bikomeye kose, abishaka atabishaka azankunda kandi abo wanjye. Isimba ati hanyuma se kanemere kazaba wawe, Gayera azaba wande? Jesse ati ntuhari se nawe uzamukunda, ariko n'igihugu kirabyiruye azajye gukunda abandi. Isimba turakina mu bintu utazi. Remember Gayera aragukunda, kandi agukunda n'umutima we wose. None wowe ngura aho ngaho uri kumuhemukira? Kamwihorere nzaba ndora iherezo ryawe. Tuve kuri Jesse ndetse na Isimba, ahubwo twigire kuri Gaju. Gaju baba bari kumwambika agatimba, aba ari umunsi we w'ubukwe ndetse na Clevis. Ku ruhande rumwe baba bari kumutera makeup, ku rundi ruhande Clevis ndetse na bagenzi be nabo baba bari kwambara. Rogani aba ari iruhande rwa Clevis, ari we boss we. Norani aba ari iruhande rwa Clevis, boss we babakorana mu kazi. Ariko Norani aba ari very stubborn, nibona nyine ari gutesha boss we umutwe, ariko umuganiza mugata ko boss birakomeje koko. Uri serious? Uri seriye? Ubu dutwaye umwana koko? Ati ukuntu cyagaje ari igikobwa cyiza, genda nakikundira, kigira umutima mwiza. Clevis ati ngo iki Norani? Norani ati boss erega reka tujye tuvuga ukuri guhari. Uriya mukobwa turetse ko agukunda, wenda nawe ukaba umukunda,
ariko ni na mwiza. Nyine uretse ko nta wakisumbukuruza, ariko boss nkurikije n'igihe wakundiye Gaju n'igihe ngiye nari maze muzi, iyo nza kuba rwose naritinyutse Gaju mba mufite wari umugore wanjye. Travis araseka ati nyine ubwo ntabwo umugisha wari uwawe, yagombaga kuzaba uwanjye. Nora ariko boss urakubiye kabisa, uri umuhanga wowe, bundi ntujya wisondeka. Mabuja wa mbere yari igishongore. Boss reka nkubwize ukuri, uriya mugore wawe wa mbere naramurebaga avuga ati oh wow, mbega byiza, mbega ihirwe. Narakurebaga noneho iyo wabaga uri gutambuka muri kampani mufatanye ukuboko ku kundi uri kumutembereza ugenda umwereka akana kariya, narebaga amaso y'umugore wawe nkavuga ati ariko boss yarihaye. Nareba uburyo atambuka yagenderaga ingano ukuri ndakurahiye. Travis araseka ati ariko Nolan basi wagabanyije ibigambo, wenda ibyo byose uze kubimbwira ari uko ubukwe bwanjye burangiye, ndaza kukumva ntugire ikibazo. Nolan arase boss umunwa kuri kundya waretse nkakubwira. Travis ati ngaho komeza umbwire. Ati nyine umugore wa mbere wawe nyine wa mbere naramurebaga nkavuga ati sha boss we, ati gusa nuko njya numva bavuga ngo ibyiza bihira bafite umutima ukomeye, nawe ugira umutima ukomeye. Basi reka nsimbuke ibindi nari ngiye kuvuga. Nagiye kumva numva inkuru mbi intashye mu matwi ngo boss n'umugore we bagiye gutandukana. Boss burijuze ukuntu nababaye. Nora nahita atangira no kurira. Buriya boss narababaye, narebaga umugore wawe nkareba ukuntu wamukundaga, nkareba ukuntu wamwitagaho, nkareba ukuntu wamuhaga buri kimwe, ariko arangije araguhemukira sha. Byarambabaje buriya. Njyewe nari mfite agahinda kawe, narebaga ukuntu wari usigaye ubayeho, nkumva agahinda karanyishe, nkibaza ngo iherezo ry'ibi ni irihe. Buriya narababaye boss. Travis ati ariko warekeyo nk'ubwo uri kuritswe n'iki. Nora ati boss mba nibutse ibihe wanyuzemo, mba nibutse agahinda wagize kubera uriya umugore wawe wa mbere. Travis ati ngaho rero ceceka, tuza, humura, Ebola ntakiri mu buzima bwanjye, uriya nahahise hanjye, ariko Gaju ni none nahazaza hanjye. Uyu munsi mfite umugore w'igikundiro, umugore wuje uburanga, wuje ikinyabupfura ndetse n'urukundo, umukobwa wankunze ntacyo nkurikiyeho, nta n'icyo agendeyeho, yampaye agaciro, yampaye urukundo ntigeze mbona kuri undi uwo ari we wese, yagiye anyitangira, ntacyo mfite namushinja, no kuba ngiye kumushaka ngo mugire umugore ndumva bidahagije. Nashatse icyo namwitura ndakibura, ese ubundi nakibona nte? Ku rukundo ntacyo wabona warugurana, yewe nta n'icyo warugura. Ushobora kuba utunze, ufite byinshi, ubayeho neza, wambara neza, urya neza, ariko burya ikintu cya mbere nabonye ushobora kubura ukumva ubuze byose ni ikintu bita amahoro n'urukundo. Buriya iyo ufite ibyo byose uba wumva utuje. Nibyo ndatunze, mfite kampani yanjye, mfite mama unkunda, ariko nubwo nari mbifite ntabwo byambuzaga kubiririramo, ntibyambuzaga kubiburiramo amahoro. Ariko uyu munsi mba numva nshima Imana,
uyu munsi mba numva nezerewe kubera ko mba mbona ndi umunyamugisha. Kuko uyu munsi nduzuye, nari ncagase ariko unyuzuza nawe arahari. Uyu munsi inzozi zanjye zirabimamo, numvaga ntazongera gukunda, numvaga ntazongera gushaka, nari narahuzwe igitsina gore, ariko Gaju yangaruriye icyizere nari naratakaje, yatumye nongera kwizera ko ari abantu bafite umutima wa kimuntu n'ubumuntu kandi bagukunda bakaguha byose utigeze ubona ahandi. Nyuma ya Debora numvaga nta wundi nzakunda, ariko byose ntago ariko byagenze. Ni umugisha, ni amahirwe, narahiriwe. Norena ati boss, ni ukuri pe, uri umunyamugisha. Nanjye ari njyewe, umbabarire ibi mbikubwire, mbabarire ibi mbivuge. Uteretse hariya Debora ndetse na Gaju, nanjye nahitamo Gaju. Afite ubwiza bw'imbere n'inyuma, agira umutima ntarabona n'abandi bose. Boss, kuri iyi nshuro Imana iguhaye originali, iguhaye uwe nyawe, iguhaye uw'umugisha uzagukunda kandi uzagufata ukuboko, utazigera gusiga, ntazigera kurekura. Boss, ndakwinginze mabuja uzamukunde, Gaju uzamuha urukundo, uzamurinde kwicuza, ntuzatume n'iri na rimwe arira, uzaharanire ko azahora yishimye. Njyewe ndi umufana wanyu, n'amarangi nzayisiga. Crevis araseka avuga ati Noran, humura rwose, Gaju ndamukunda, ntabwo nzatuma ababara, sinzatuma arira, iteka nzaba mpari kubwe. Ngaho reka twitegure, dore amasaha ya dot arasa n'ayegereje, kandi gukerererwa biraza gutuma no gusezerana mu rusengero turya amasaha, kandi urabizi aba ari ibihano. Norena ati yewe, nidushaka dukerererwe, ubukwe bupfa kuba buri butahe, nibashaka baguca amande, wowe uri umukire uri buyishyure, icyo ndebaho ni ibirori byanyu mwembi. Tuva aho ngaho twigire kwa Calvin ndetse na Kasi. Kasi aba yicaye ubona asa n'utameze neza, ariko atuje ategereje umugabo we kataha. Mu gihe yicaye ategereje, ajya kubona akabona Calvin arindiye. Mu byishimo byinshi arahaguruka, kagenda agahobera umugabo we, akamuhobera ndetse akanarira. Undi aramwitegereza akamubwira ati be, bite ko mbona uri kurira, bigenze bite, ni iki kitari kugenda neza? Ubaye iki? Undi ati nta kibazo mfite, ahubwo ni amarira y'ibyishimo, ndumva nishimye, ndumva nezerewe. Undi ati sunejejwe n'iki kandi mukunzi? Ahita amubwira ati ngufitiye surprise. Calvin ati wait, banza umbwire wari unkumbuye se basi? Kasi ati iteka mpora ngukumbuye, niyo turi kumwe mba ngukumbuye, ntabwo nzigera n'iri na rimwe
ndambirwa kugukumbura no kugukunda. Umunsi ku wundi ngenda ndushaho kugukunda kandi nkagukumbura buri segonda. Erega uri udasanzwe mu buzima bwanjye, uri uwo mbona nkibagirwa agahinda n'akababaro, uri uwo mbona ibibazo nari mfite byose nkibagirwa aho bigiye. Ndi umunyamugisha kuba ngufite, nubwo satani yari yaragize atya. Calvin ati stop, ntuvuge, sinshaka ko wongera gusubiza ibihe inyuma. Biriya twarabirenze, biriya ni ahahise hacu. Sinshaka kongera kwibuka ibibi nagukoreye. Kasati be, narakubabariye. Kuba mbivuga si uko nkibyibuka, si nuko mba ngira ngo nkwibutse ko wigeze kumbabaza. Oya, ariko byibura ibi bimpa impamvu yo kugukunda birutseho, bigatuma nizera ko njye nawe ari forever. Urukundo rwacu n'urwiteka nk'uko byahoze ni nako bizahora. Calvin ati none se mukunzi, surprise umfitiye ni ye? Calvin akomeza kubwira umugore we ati se hari akantu kadasanzwe waba wanteguriye? Hari akagift wanguriye ko numva uri kumbwira ngo ufitiye surprise? Ndumva ngize mu matsiko. Asati byihorere, surprise ngufitiye uraza kwishima, ushobora guseka cyangwa se ushobora no kurira kuko nanjye narize. Calvin ati unteye amatsiko, basi tugende unyereke iyo surprise. Kasi afata umugabo we akaboko bakazamuka amwinjiza mu cyumba. Calvin ati none se be, surprise ugiye kuyikorera hano mu cyumba? Undi ati ikibazo kiri hese ko yari room yacu, iki ni icyumba cyanjye nawe, nta kibazo. Ahita areba mu kabati agakuramo akabox gatoya gafunze neza. Calvin ati none se ko mbona ufite akabox gatoya gafunze, ndabona kanatatse, harimo ibiki? Kasati se wagafasha ukagafungura ukareba ibintu birimo. Calvin ati be, gabanya imikino, mbwira ni ibihe bintu birimo? Nase ugiye kumpa gift y'imodoka? Ni imodoka dufite hano? Kabaye noneho umugore yanguriye imodoka. Kasi araseka agambwa ati se ninde ukubeshye ko ngewe nakuguriye imodoka? Ubu urakuba ari wowe wongera kungurira imodoka? Dore n'imodoka yanjye nyimaranye imyaka myinshi, ngo ni ngewe ukugurira imodoka? Ariko be urishuka, uri kuranyumvira di? Ngewe kugurira imodoka? Ahubwo ugira vuba uzangurira indi modoka. Iyo nari mfite ndumva nyihaze, igihe kiragira ngo ngurire new version, kandi hari utumodoka twiza tugezweho. Calvin ati ntacyo ntazakora ku bwawe, niba ukeneye indi modoka nayo nzayigura. Uramfite kandi nanjye ndagufite, ibyawe nibyo byanjye kandi ibyanjye nibyo byawe. Kasati se ntiwumva? Wow. Ahita ambwira ati ngaho ufungura ku kabox. Arabanza akakazunguza hakumva harimo utuntu twinshi. Aho atari ko se baby hano harimo iki? Kasati ariko se wafunguye? Calvin ajya ku kabox kagafungura, ugafungura aratungurwa. Ubwo ati none se ibindi kubona ni ibiki? Kasi nyine ati se ntabwo uri kubibona? Calvin arikanga ati none se baby izi test zose ni iziki?
Kasati be ndagira ngo nkubwire ngo Imana hari icyo yakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'igihe kinini, nyuma y'imyaka myinshi dutegereje, nyuma y'igihe nanjye ubwanjye ntazi ukuntu nasobanura, ushobora kuba ngiye kwitwa mama. Alvin atariko nizere kuri kunyinisha. Kaseti rega nanjye nabanje kugira ngo ndiyo ndarota. Nari maze amezi 2 mbona ntajya muri period, kandi nkabona mfite impinduka ndetse nkumva mfite isereri, nkumva hari ibintu bimwe na bimwe ntagishaka kurya. Ndibaza se byagenze bite? Nibwo nahisemo kujya gushaka test, ndapima nsanga ni positive. Utu dutesti twose uri kubona ni 40, nutwo nagiye mpimisha ngo ndebe niba ntari kwibeshya. Calvin, nyuma y'imyaka irenga 10 dutegereje urubyaro, yewe byaranze, byaje gukunda. Imana n'umukozi w'umuhanga, njyewe ubu ndatwite. Calvin aranarira kabwa ati be mbwiza ukuri, ntago waba uri kumbeshya. Aseti ntago ndi kukubeshya mugabo mwiza. Calvin mu marira menshi arahaguruka agahobera umugore we. Kasi nawe biramurenga, amarira y'ibyishimo kuri bombi atemba ku matama yabo. Calvin ati se nukuri ntago naba ndi kurota? Kasati nanjye nabanje kugira ngo ndi kurota, ariko niba wumva uri kurota basi reka ejo tuzajyane kwa muganga, wenda hari uzavayo ubyizeye. Nabanje kugira ngo nanjye ndi kurota. Nyuma yo gukoresha izi test zose, uyu munsi nanyuze kwa muganga nsanga koko nta kwibeshya kurimo. Ahita areba mu isakoshi akamwereka, akambwira ati dore n'ibisubizo byo kwa muganga ngibi. Calvin biramurenga, akicara ku buriri akarira gusa. Ahita apfukama imbere y'igitanda akavuga ati Mana, ndi umunyantege nke, sinzi no gusenga, yewe sinkubaha bikwiriye, ndi n'umunyabyaha pe, ariko noneho ugiye wanyereka kuri Imana ishobora byose. Unyeretse kuri Imana ishobora byose, kandi Imana yakora buri kimwe. Unyeretse yuko ari wowe utanga urubyaro. Unyeretse yuko nta gihe n'iki na kimwe udashobora gukora kugira ngo ubashe guhindura ibyo twebwe tubona ko bitahinduka. Sinabona uko ngushima, sinabona nuko mbivuga, ahubwo reka mvuge nti urakoze Mana. Reka ngushimire mbikuye ku ndiba y'umutima. Nta mashimwe nabona naguhereza angana n'iki gitangaza nakiriye muri uyu mugoroba. Ufite uko ukora mu bumana bwawe, urakomeye kandi uratangaje, urahambaye. Amashimwe yo na yawe. Uri Imana itandukanye, nibyo koko ndabibonye. Kasi ahita nawe amupfukama iruhande akamuhobera. Bombi bagatangira gushima Imana, gusa amarira aba ari yose ku ruhande rwombi cyangwa se ku mpande zombi. Abe Calvin, abe Kasi, bombi baba bari kurira. Calvin yitegereza umugore we akamubwira ati be, hari ikintu nshaka kukubwira. Uhereye none, uhereye uyu munsi, uhereye aka kanya,
nta kintu n'iki na kimwe wemereye kwikorera, nta n'ikintu wemerewe gukora. Byose ugomba kujya ubireka ukabikorerwa, utazigera uhungabana umwana wanjye akaba yagira ikibazo. Ndakwinginze, reka noneho kuri iyi nshuro njye nakwitaho, aba ari njyewe ukwitaho. Igihe wanyitayeho kirahagije, ubu njyewe njye utahiwe. Ahita amusoma mu gahanga akamubwira ati mugore mwiza, ndagukunda kandi nzakomeza kugukunda. Ndi umunyamugisha kuba byibura ngufite mu buzima. Imana yo yabonye ko unkwiriye ikakuma nk'impano, izahore ishimirwa kandi nanjye nzahora nyishimira. Imana ni umukozi w'umuhanga, sinabonaho uburyo nyivuga n'uburyo nyishimira, ariko na kano kanya ndumva bindenze, ndumva ndushijeho kumva nshimye y'Imana. Mana, uhereye none nzajya mvuga ugukomera kwawe, n'abandi bose n'abatakwizera, yewe n'abumva ko bidashoboka, nzajya mbabwira ko bishoboka. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese koko Kasi aratwite? Ese koko byaba ari ukuri? Bibaye ari ukuri se, ubundi ubwo ntitwavuga ngo ni umugisha kuri uyu muryango. Ese ubundi Jesse azakomeza gukundana na Logan? None se ubundi Gael naramuka amenye ko umukobwa bakundanaga asigaye ari mu rukundo n'undi musore, bizagenda gute? Dusize uwitwa Clevis ndetse na Gajo nabo bagiye gukora ubukwe. Reka mbonereho no kubabwira ngo urugo rwabo ruzagira umugisha, urugo ruhire kuri Clevis na Gajo. Ese noneho kuri iyi nshuro Clevis azubaka bikunde nangwa nabwo bizanga? Inkuru yitwa Mbabazi Naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.